ku gitondo cyo ku itariki 15 uku kwezi turimo uyu mwaka turimo 2025 ubwo hamenyekanye urupfu rw'umuproducer ukomeye cyane wagiye akorera abahanzi batandukanye ba Drake, ba Beyonce ndetse n'abandi batandukanye. Uyu mugabo rero akaba yapfuye ku myaka ya 49. Uyu mugabo rero akaba ari umuntu yavutse ku tariki 21 Kanama 1976, avukira Harlem mu mujyi wo muri New York muri Amerika. Yabaye umunyamideli mu muziki, akaba umuproducer ukomeye mu njyana ya hip hop na R&B. Umwuga we mu muziki rero ukuntu byagenze, yatangiye kuzamuka mu muziki mu mpera za 90 za 2000 gutyo bizabitangira gutyo, akorana n'abanzi batandukanye muri label ya Rockefeller Records. Bamwe mu banzi yakoreye nabo harimo abitwa ba Memphis Bleek, Amir, ba Fabulous, ba MYA, ba Rewind, ba Drake, ba Beyonce, ba Ludacris, ba Redman, ba Keith Murray n'abandi bagiye batandukanye b'ibyamamare cyane. Nyine uyu muntu yari umugabo munini cyane. Mu byakoze rero mo Everybody ya Memphis Bleek, hakabamo izo n'indirimbo, hakabamo No One Can Compare ya Amir, hakabamo Change Your Change Me na Why Wouldn't I bya Fabulous, hakazamo Swagger Back ya Keith Murray n'indirimbo Test This ya MYA. Yagize intsinzi mu buryo bukomeye ubwo yakoze indirimbo yitwaga Tell It Like It Is ya Ludacris afite kuri album ye yitwa Release Therapy yakozwe muri 2006. Album yaje gutsindira Grammy mu mwaka wa 2007 mu cyiciro cya Best Rap Album. Nyine nk'umuraperi mwiza yatwaye Grammy nyine nk'umuraperi w'umwaka umeze neza cyane. Yakoze kandi Shut It Down hamwe na Drake kuri album ye ya mbere yitwa Thank Me Later yakozwe 2010. Yanditse kandi afatanya mu gutunganya indirimbo ya Beyonce yitwa Mine. Ya Drake nyine yayigaragayemo by'umwihariko. Uyu mugabo rero yagiye agira uruhare mu buzima bwe, haba ku muryango ndetse n'umuryango mugari nyine ku isi hose. Yari umuntu uzi kwita ku bantu bakiri bato mu muziki. Abenshi bavuze ko yari umuntu ukunda gufasha abahanzi bakiri bato batangiye umwuga nyine batangiye kuzamuka. Yakoraga cyane mu gace ka Harlem aho abantu benshi bamumenyeye cyangwa se bamumenyaga, ndetse akaba yaranakoranagamo no gukora akazi k'aba DJ mu tubari na restaurant, ndetse akora mu mwanya w'aba DJ nyine mu bantu ari mu tubari two muri Harlem nk'ayitwa muri Barwine. Sydney Omen Brown rero yapfuye afite imyaka 49. Umubiri we wabonetse mu nzu yiherereye Harlem, New York tariki 13 Nzeri 2025, nyuma yuko atagiye mu kazi yari afite nk'akazi k'aba DJ cyangwa se akazi bari basanzwe bamuteganyaho nyine yari asanzwe ategerejweho nyine yakoraga. Mama we Martha Brown yemeye amakuru y'urupfu rw'ubwo yamenyeshwaga n'abakozi be ko ataje mu kazi. Icyateye urupfu rw'uyu mugabo rero nk'uko yapfuye cyangwa se ibisobanuro byuzuye ntabwo biramenyekana. Abashinzwe umutekano nyine n'abashinzwe ibiro bya forensic nyine abantu bashinzwe gukora ama autopsy barimo gukora autopsy kugira ngo bamenye impamvu n'imimerere y'urupfu rwe. Muri bo bavuga ko atigeze agaragara arwaye indwara imwemerera cyangwa se imurembya, ndetse n'urupfu rwe rwari rudateganyijwe. Nyine n'urupfu ruba rudateganyijwe rutumvikana. Ubu rero wabonetse mu nzu ya Harlem New York tariki 13 Nzeri. Ubwo nuko ngo barindiriye nyine barabanza bakora ubu twabimenyeshejwe iminsi 2 ishize. Nyuma yuko atagiye mu kazi rero yari asanzwe akora, mama we niwe wenyine wemeye amakuru y'urupfu rwe bwa mbere. Hari kuvugwa ko rero medical examine n'abantu bakora ibintu byo gusuzuma kwa muganga muri New York bari gukora isuzuma rya autopsy kugira ngo bamenyekane impamvu n'imimerere y'urupfu rw'uyu mugabo. Kitonderwa rero kugeza ubu ngubu nta gisubizo cy'ubushakashatsi na raporo iva muri forensic nk'umuryango ufite gihamya y'uko urupfu rwe rwatanzwe n'icyorezo, impanuka, uburwayi cyangwa indi mpamvu yihariye. Itangazamakuru rero rivuga ko urupfu rwe rwari rudateganyijwe. Bibusa mugende mukanda subscribe kugira mujye mubona amakuru mashya kandi nk'ayazira ku gihe. Ntibikakugora gukanda subscribe nta n'isegonda riba ririmo. Ibyo ni ibintu bukwiye guhita ukora rwose, ntabwo ari ibintu bigoye. Rero niyo makuru mashya yaraje dusaba muri iki gitondo. Bibusa n'andi makuru amakuru agaragaza urupfu rwe cyangwa se ibiribuze kuva muri autopsy, amakuru yandi ari buze kuza nyuma
na ikindi gice cyayo ndaza kukibagezaho. Ndabagumisha muri update, nta kintu na ikintu cyose bari bumuvugeho, bari buzi kiri buze kuva muri autopsy result ziri buve mu iperereza zose murarara muzimenyeshejwe cyase igihe cyose zazazira. Ariko kanda subscribe kuri YouTube channel yanyu kuko ni yanyu, niyo igiye kujya ibafasha kubona amakuru agezweho mashya kandi ndetse n'ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye bizabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amakuru mashyashya rero yose nako nzajya nyabazanira. Umunsi twari turi kuvuga kuri Sydney Omen Brown witabye Imana ku itariki 15 ubwo nibwo amakuru yatangajwe, ariko ubundi byabaye kuri 13 z'uku kwezi turimo, ubwo ni iminsi ingaho turutse uyu munsi. Umunsi ndi kubibabwira ku itariki 17 amakuru amaze iminsi ubwigera kuri 2 asohowe. Urumva rero nago tugomba gutinda kuba amakuru. Hari n'andi makuru menshi agiye atandukanye mu kanya ari buze kubageraho, menshi cyane. Rero kanda subscribe urebe mugenzi wawe nawe ko yakanze subscribe, ibyo bintu ntago bigomba kubagora. Andi makuru rero agezweho nuko Kadi bari gutegura Rito Messi Drama Tour nyine muri Amerika na Canada. Kadi bari gutegura tour nshya yibanze Arena Tour izaba ifite inama nyinshi muri Amerika na Canada, izatangira Gashyantare 2026. Tour kazaba iri kumwe na album ye ya kabiri yitwa A Mine Drama, izasohoka tariki ya 19 Nzeri 2025. Andi makuru nuko line-up ya Coachella 2026 yashyizwe ahagaragara. Abahanzi nka Sabrina Carpenter, Justin Bieber ndetse na Karol G bazaba bageze ku myanya ya headliners muri Coachella 2026. Makuru akaba avuga ko Reservoir Media yaguze uburenganzira bwo gukoresha music publishing ibikorwa bya Miles Davis nyine ni icyamamare muramuzi. Rero iyi acquisition irimo hafi 90% by'uburenganzira bwo gukoresha ibikorwa bya Miles Davis. Reservoir rero izakorana na estate ye, ubwo nyine iyo bavuze estate ye ubwo no kuvuga ngo abantu bose nyine abantu bugarije ibikorwa by'ubuhanzi bwe kugira ngo hashyirwe ibikorwa bizahuzwe n'isabukuru ye y'ijana mu mwaka wa 2026. Andi makuru nuko streaming platform nshya ya Koda Music imaze gutangizwa. Iyi platform rero ikaba igamije gutanga uruhare runini ku bahanzi mu by'ubwishyu cyitwa fair compensation, ndetse no gushyira imbere ibyo abakunzi b'abahanzi bifuza aho badakoresha algoritme gusa, ahubwo abakunzi bazagira uruhare mu kumenya ibibonerwa ndetse n'ibyo bakorerwa. Shaka rero andi makuru agiye arenga kuri aya, kandi subscribe ujye nkurikira mu buzima bwa buri munsi, nakagira ikintu cyanjye kigucika. Ubwo turaza kubonana, turi kumwe mu bindi biganiro. Reba neza ko wakanze subscribe, ubwire n'abandi bawe bakande subscribe, musharinge, mutange comment ku bintu bose ku buryo twajya dukoramo ikiganiro. Nta kindi kintu mbasaba ni ibyo, naga subscribe numve ngo nta kindi mbasaba, sa amafaranga nta kindi. Ciao.